nzamubuza pe ariko nabwo naza naryamye kubira byo kuza gukomanga ninjoro naryamye ntabwo nzabyuka ibyo byo nanjye ma aho noneho ndagushyigikiye uziko ari igihe umuntu yabyutsaga umuntu mu bitotsi neza neza ukagira ngo ni patro winjiye mu rugo ajya ataha kare tukicaye nasanga twafunze twaryamye ntabwo nzongera kubyuka narara hanze kabiri azajya yamenya ajya ataha kare kandi nta kintu uwo mwanzuro ma wapi nta kintu yaza kumbwira iki se nta kintu yaza kumbwira kono nari numvise ambwira ahubwo ngo azakubyusa saa 8 naza wihagarareho umva ntunikureho nishuka umureke namunda Rake ubu tuvugana kakanya uzi umwanzuro ngiye gufatira soso kagira inkuru bimeze bitese none umva soso acanze mu mutwe ariko twakomeje kumworohera umva imyanzuro ubuguhera uyu munsi turatangirana n'uyu munsi uzi ukuntu ambwiye ababwiye ngo iki se none ngo twanze kwirukana uriya mukobwa sente yasana noho niwe ukiri kuvuga umva niba ari abantu bari kumurya nawe ari kumurya ako soso yabaye ase barapfiki cya Yesu usibye kutubuza amahoro twebwe abakeba tukaba tutabizi bimeze bite aragira ngo tukomeze twitune muri ka kazi twakoraga we nta mushaka arashaka kumubuza amahoro nk'uko yatubuze aribeshya rero ntabwo ari bubigereho ahubwo mbwira uwo mwanzuro baramwirukana twebwe twanze kumwirukana ngo azamwirukane ahubwo we nareba nawe aragenda sente yasigare umva nkubwire Rake ubu tuvugano tugomba kureka soso tugakora ibyacu tukamwihorera biro byo kumubwira ngo soso uvuye he soso ugiye he soso voma soso teka ibyo tugomba kwiparika guhera uyu munsi basema ibyo ntari igihe utabivuze ko noneho umwanzuro guhera uyu munsi ni tariki zingasi 11 tugomba guhera uyu munsi nta gihe utabivuze nanjye reka mbitegereze mbirebe kuko urabivuga ufite umushira nimba n'umushira umujinya washira amarangamutima kaza akaraza ukagira impu ukagira ngo nguri Yesu neza noneho rero ngomba kumva nta gusubiza umutima inyuma ngo ndatekereza ku byo navuze ngomba kubikora umva ari igikombe umva buri kintu cyose nako hano kigahagarara tukamureka agakora ibyo ashaka kigahagarara gute ku buryo nta kintu yakongera gukoraho hano none se urashaka kumbwira ko umva njyewe nasubiza inyuma njyewe gahunda nafashe niyo mujye mumureka agende usibye kuza kuryama gusa kuko ntabwo namwirukana kurya dutekanye tumubikire none se ubundi usibye kwiyenza wabonye ryakanga usibye kuza tujya ko aratubwira ngo twamucuze ubwiye ngo bitetse nabi ngo twatetse amanyama tumubikira ibitari byo bimvange kandi ntabyo yabonye ntabyo yabonye ibintu byose akora arimo aratwiyenzaho noneho rero na umva tumureka akora ibyo ashaka ajya avuga umuntu amurebesha amaso kuryama ntabwo nzamubuza pe ariko nabwo naza naryamye kubira byo kuza gukomanga ninjoro naryamye ntabwo nzabyuka ibyo byo nanjye ma aho noneho ndagushyigikiye uziko ari igihe umuntu yabyutsaga umuntu mu bitotsi neza neza ukagira ngo ni patro winjiye mu rugo ajya ataha kare tukicaye nasanga twafunze twaryamye ntabwo nzongera kubyuka narara hanze kabiri azajya yamenya ajya ataha kare kandi nta kintu uwo mwanzuro ma uwufashe ari byo ko kutambesha ndakubwiye ngo guhera itariki y'umunsi guhera ubu turatangira ariko ndabona uwo mwanzuro ufatanye ubukana uya twaramujenjekeye arareba akabona yigize ikisi ari hejuru yacu ibyo twamworohemo ntabibona ahubwo arashaka kugira ngo agume adukurure nk'ukururihe n'inyuma ye yadufashe nk'impinja imbere ye ntacyo tuvuze turi ikisi imbere ye sinzi uko nabivuga ariko nyine bigomba guhinduka ariko bihinduwe nawe twese tuzafatanya Rake tuzafatanya ariko nyirizina umwanzuro ni wowe ugomba kuwufata nawufashe guhera uyu munsi kuva yambwira ngo sete yagora avamo nataruvamo ngo aramwirukanira umva hano nta muhemba nabimubwiye uko yaje se uko yaje ni kagasuzuguro nyine uzi ukuntu ambwiye ngo niyo mpamvu umutoni ngo afite gahunda yo kutazagaruka hano ngo azarinda napfa ngo ntongeye kubona ngo umurambo we mutoni se ari he babonanye se ntabwo mbizi abakibakibeshye ntabwo yenda banahuye ibyabo wabyinjiramo ute bariya barahuza ese ko babaye abakeba na n'ubu ngubu baba bagihuza ra simbizi ibyo sinabasanga abana ho ngo umutoni ngo ntiyifuza kugaruka ngo ntiyifuza kugaruka mu rugo
cyangwa ngo niyo mpamvu ngo yafashe umwanzuro ukajya kugenda ngo atanatubwiye ngo akajya kwishingira ngo avuga ngo agiye gusenga ngo nicyo yahunga. none se ubu ngubu kari kurara mu rubingo ubu nibyo byiza? Ibyo ntabwo nabimubwiye byo mu rubingo, ariko mu buzima ngenda mubwiye ngo iyo aza avuga ko agiye gushaka cyangwa agiye kushaka ahandi aba twari bumutangire. Ari kumubuza se ko bose bifatira imyanzuro ubundi twari bubabuze. Soso naguma panika ubwonko bwe, aguma ati igihe cye ngo arimo aradutesha umutwe nawe arimo arawitesha ma. ahubwo guhera none ajya tuvugisha buriya bugambo azana umurebe gusa umurebe nta kintu izongera kumusubiza. Azajya avuga murebe ntya umva umushinya umwice nibirangiza ace hagende. Wenda aho ngaho byagira inzira nawe yanakishyura akabona ko yadutesheje umutwe yadusazije. Siko Soso yamaze kudufata n'abana bakina nibyo nduzi ko mubahana we, uzi ko Soso ntazi urwego yadushyizemo. Barubahana nyine wese ntubumureba koko. Jackie ubwira niyo gahunda najya nkubwire ya Soso igiye gutangira guhera cyane rwose ma. Niba ari ibyo mana ukurinda gushyigikira nuko nawe ntazonge kugutesha umutwe ngo uramusubiza dutongana nawe. Ni ncura umwuka ajya avuga umurebe gutya n'ibimuyobera bimucanze ace hasubira inyuma cyane. Niwo mwanzuro. Cynthia karame none umubwire uriya muceri barakubwiye ngo ujye uteka ikiro guhera none wongere usubize uko byaba bisanzwe ujye uteka inusu n'irobo. kubera iki se nzajya nteka inusu n'irobo habaye ukuntu bimeze nyine niwo mwanzuro twafashe hano mu rugo njye na mama urumva. kandi ikindi Soso mbanje kukwihariza Soso ntazongere kuko nubwo yaba ari umuswara ntuzemere kuwufura urumva. ikindi kandi nazakuzanaho amagambo menshi jya umureka areke guteranaho amagambo umureke mbega si ubu nabikubwira gute mbega nawe uri kubyumva njye nabuze uburyo mbivugamo. nizere ko utazongera guteranaho amagambo biriya ngo reka ibi ngibi ngo ukore ibi ntazabikubwire n'umunsi wa rimwe ngo ubyemere hereka mbikubwira sinzi niba utari kubyumva. numvise nanjye yaje antera ubwoba ngo mva ngo ngiye kukirukanisha ibintu kwirukanisha aragushuka arakubeshya arakwirukanisha se yarakuzanye azi uko waje se abakubeshya abagutera n'ubwoba akubikamo ubwoba kugira ajye abona uko agukoresha urumva. we mubankanga Soso we ntabwo arimo ntanabimubwiye rwose. naringize ngo Soso rero twamufatiye umwanzuro ahangaha ubu tugiye kumureka yibohore nta muntu uzongera guteranaho amagambo amutaho umwanya ngo Soso uvuye ngo ibiki ngo kora ibi twamuretse urumva. niyo mpamvu n'ibiryo tubisubije uko byabisana kuko n'ubundi Soso akenshi turanabimuha akabyanga ntituzi aho arira ntituzi bizinesi akora urumva. rero ni ibyo ngibyo ntuzawumva kuzanaho n'amagambo menshi ujye wicecekera umureke niyumva arushya afata inzira yigendere urumva. namubonye nizere ko wamubonye rero. ntago yanzana ibintu byo kunshyushya umutwe ngo mfurira nzamubwira tumva muko ntago wacitse amaboko nawe wacitse ukuguru uzajya wifurira njye sinzojya kugukorana akazi ikintu cyitwa cyawe igihe ntabona ko ari ngombwa. nizere ko mbega ibyasu byose ntabikubwiye nta turi kuguhisha rero nimba naguye mu ikosa Soso yagushutse nshuti yanjye tuzabipfa ko ndi kubikubwiraho cyane kuko Soso yahinduye amatwara ahangaha nako dushaka kumureka akishyira akizana urumva. ese ntabwo arongera kugukanga aza kukubyutsa? wapi nta kintu yaza kumbwira iki se nta kintu yaza kumbwira kono nari numvise ambwira ahubwo ngo azakubyusa saa 8 naza wihagarareho umva ntunikureho nishuka umureke. ndamureka cyambere cyo buriya si yankubita si binabaho anabigerageje rimwe byonyine. nawe nyine wihagarare urumva ntazakugendane maze n'inka ntizigikubitwa nawe aragukanga aragukubita aba ashaka gukubikamo ubwoba kugira ngo ukoreshe urumva. ntabwo njye yambikamo ubwoba icyo nzi cyo nuko icyo ndi gutekereza nicyo ndi gutekereza kandi cyanzanye ndakizi. nizere ko ukizi umva n'amayinite n'ubwo yagutuma arakumara ntuzajyayo ashobora kuyagutuma agafata nk'ibintu wakoraga akabidavanga kugira akunda gutesha umutwe hano urumva. ariko ibaze umuntu wambwiye ngo genda ufurire noneho hakaba hajemo ingaruka yo gushiririza ibiryo noneho akanyigarika. hari icyo se utabonye hari icyo utabonye ku munota wa mbere kuki se nibura atanakurebeye basi urumva kuki se yakwigaritse
mureke nguko bita imfubyi ntago ayibwiriza kurira buriya nabibonye ntacyo utabonye yumva kariya ni nk'agatonyanga mu nyanja wari wamubona se sose umuzi igice nshuti sose umuzi igice uramuzi se wowe mureke twarumiwe ibaze nta mama umubyara we nawe yumwe yabuze icyo akora ndanabibonye yigize akaraha kajyaho mu rugo ariko ngiye kumushyira ku murongo ntabwo azashyushyaho umutwe ngo ngende umwana wo mu rugo nanjye nababwiye ko ndi umwana wo mu runo rugo cyane rwose nawe nabimubwiye we rero ntabikozwa ngo uri umukozi ibyo by'abakozi se ni ibiki mureke buriya umwana mu rugo ahubwo nuguma no kwitwara neza ko yaratunaniye sose uzamurusha agaciro hano kwanzurana akamurusha sose zatumariye nabonye yarigize ikintu ikirumbo mbese mayibobo itereye aho yigize nabi sose ntashyirwa mu mwuka urumva mureke cyokoze kuri finali yanjye nawe tuzareba wowe icyo ngusabye ni ukwihagararaho kuko sose sinzi ko nabikubwira nizere ko nawe uri umuntu mukuru atari umwana mba mbwira ndi umuntu mukuru ntabwo uriya yakirirwa nkanga ngo ambikemo ubwoba ntitize wapi ibyo ntibishoboka cyane rwose uko sose mana yanjye shaka ndakurahiye gusa nyine ujye umugendera kure ni uko numwiyegereza bizagukoraho uriya se koko uriya ni umuntu wagira inshuti ukamwiyegereza umva natwe ari umuvandimwe kumvikana ngo twumvikane dushyire hamwe byaratunaniye ngo ni wowe mwakumvikana ngo inshuti yo hanze shaka ndakurahiye mureke icyo nzi cyo ni uko ndi kumupangira gusa njye nagira ngo ubwiye ntakubikemo ubwoba gahigire mu nzu ukomeze utore biriya bishyimbo watoraga ntari kangende nawe uriya ntabwo yanyara ikibazo nizere ko wabyumvira